turi ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Gatsata. Agiye kukwereka akantu k'ubwenge papa. Abajene tuba turi kumwe baba bari mu kazi nubwo ubona bameze nk'abafite ishaza ariko nta mutima mubi baba bafite, baba barimo barishakira ibiceri ntari bikabisa, ibintu byose biri ku murongo. Aba n'abasongozi rero natoranyije b'intoranwa babahanga mu gukora ibinyabiziga. Uyu munsi tugiye kubigisha imodoka ariko mu buryo busa naho buri mekanike. Tugiye kubigisha imodoka mu buryo busa naho buri mekanike. Baba bafite umurengwe, baba babonye amafaranga, urabona niyo mpamvu baba barimo barikorerana baba bariye bahaza abajane. Uyu munsi tugiye kwereka ibintu byinshi bidasanzwe byo utigeze ubonesha amaso yawe, byo utigeze wumva n'amatwi yawe. Izi ni V-block zo muri moteri twari turimo turaconga hano. Urabona ko twabazaniye n'ibimashini rero bibakorera imodoka, bibakorera V-block mu buryo bwiza cyane. Iyi ni kilase ya moteri nayo yari ifite ibibazo turimo turayikora. Urabona ko dukora ibintu byose. Twabafunguriye umuryango rero ubasha kandi ukora akazi mu buryo bukomeye cyane. Hari igihe uzumva bavuga ngo imodoka yagonze moteri. Iyi modoka yagonze moteri, ibi byuma mubona turi guconga rero nibyo biba byagize ikibazo. Ibi byuma biba mu modoka zose, haba mu makamyo, haba mu mavatiri, ahubwo ikintu kiba gitandukanye ni ingano yabyo nyine. Buri V-block bifite ukuntu ingana bitewe n'ukuntu imodoka nyine ingana cyangwa se n'ingano y'imodoka. Uyu munsi rero ndagira ngo tube style, tugendane twinjirane mu Gatsata, muhereke ibintu byinshi dukora ndetse n'uburyo ushobora gucekingamo ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe. Ati musongozi uyu munsi none se ateza akamoto, ateza akamoto abanzi banjye bagiye kwishima ngo byanze. Oya nimugire ikibazo, ibintu byose biri ku murongo, ahubwo nuko iyo ndi mu modoka ntwaye ntago nshaka gufata video kuko bishobora guteza impanuka. That's why mba nafasha akamoto rero nkavuga reka mfata akamoto ngendane n'abajene banje mbigishe n'uburyo bagomba kwitwara muri Kigali. Ubu hano ndaza kugenda mbasobanurira ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye byo mu muhanda ndetse n'uburyo uba ugomba kwitwara mu muhanda mu gihe uri muri gahunda zawe, utwaye nk'akanyabiziga, kaba kagare se, akamoto se, imodoka se, buri kinyabiziga cyose burya mu muhanda kiba kigomba gukurikiza amategeko y'umuhanda. Reka nkwereke uburyo ugomba kwitwara rero mu muhanda kugira ngo utayoba. Tugerane mu Gatsata, mbere kantu tugiye gukorera, mbereke n'ibintu tugiye kujya tugira gute, tugiye kujya tubakorera. Twebwe dukora imodoka zose muri rusange. Imodoka yawe niba ifite ikibazo uyu munsi ushobora kuduhamagara kuri nimero reba kuri screen yawe, ukatubwira aho iherereye. Niba utabashije kuyigeza ku garage, tuba twifitiye breakdown, tukaza tukayiterura tukayijyana ku garage tukayigukorera, tukakugarurira ikinyabiziga cyawe kimeze neza cyane. Turi abantu bo kwizerwa by the way kandi babahanga cyane. Ari twa turimo turerekeza ku kiraro rero cya Kicukiro. Urabona twa turimo turamanuka Kicukiro, twari tugeze hafi n'ikiraro, ngira ngo urabona tugeze hamwe kuri ya zebra cross ugeraho mbere yo kugera ku kiraro. Yubirenze zebra cross uhita ugera ku kiraro, ngira ngo urabona zebra crossing yo twayirenze, ikiraro kiri hano nacyo.